twongeye kubasuhuza mwese bakunzi b'isengesho ribohora official muherereye mu bihugu bitandukanye mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Imana amahoro ibahe umugisha mwebwe abakoze sabone cyangwa subscribe. Uwiteka abahindurire ibihe n'amateka yanyu mu izina rya Yesu Kristo. Icyo musabwa ni uko mugomba gukora like cyane kuba bamaze kutumva kugira ngo bicano ibashe kuduha recommendation. Hanyuma ikindi kandi mukore share, namwe batarakora share batarakora sabone cyangwa subscribe muyikore kugira ngo umuryango wacu w'isengesho ribohora official ukomeze kuba munini. Imana amahoro ibagirire neza. Tugarutse mu mwanya mwiza wo gusenga no gusenga, umwanya mwiza wo kuba mu ijambo ry'Imana. Muhabwe umugisha, reka turarike umwuka w'Imana azabane natwe. Mwuka wera turaguhamagaye kugira ngo uze ubane natwe kano kanya. Fata ikibanza mu kanwa kanjye, ku rurimi rwanjye, ku mutima wanjye. Fata ikibanza ku bwonko bwanjye, fata ikibanza hondi katika jina la Yesu wapfuye akazuka. Fata ikibanza kuri uyu muntu aho arimo aranyumvira, kandi no mu buzima bwe ufata ikibanza mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo mwuka wera usohoze gushaka kw'Imana muri twe, gusohoze gushaka kw'Imana muremyi w'ijuru n'isi muri twe, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, ngaho umwanya ubu wawe gusa, twebwe tubure. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, ibendera ry'Uwiteka rizamurwe mu izina rya Yesu wamugapfa akazuka. Amen, amen. Mu cy'igice cya gatandatu twigishije ku gukoresha amaraso Yesu Kristo mu isengesho. Uyu munsi n'ubundi tugiye gukoresha cyangwa se tugiye kwiga gukoresha amaraso Yesu Kristo tuzura ibintu byapfuye. Amaraso Yesu Kristo abasha kuzura ibintu byapfuye bitari biriho bikongera bikabaho. Ndagira nkubwire ngo twaraye tuvuze gukoresha amaraso Yesu Kristo nk'intwaro. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ukuntu twayakoresha nk'intwaro ariko izura ibyapfuye. Kuyakoresha nk'intwaro izura ibyapfuye. Iyo tuvuga kuyakoresha nk'intwaro izura ibyapfuye, ibuka yuko Yohana igice muri Yohana Yesu yavuze ngo umujura agenzwa no kwiba no kwica no kurimbura, ariko ngo Yesu yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi ubugingo bwinshi. Bivuga ngo akazi ka Satani n'imirimo ya Satani ni ukwiba akica. Hari igihe yinjira mu buzima bw'umuntu akica ingingo z'umuntu, akica imibereho y'umuntu, akica destination y'umuntu, akica urugo rw'umuntu, akica urubyaro rw'umuntu, akica amashuri y'umuntu, imyigire y'umuntu akayica, yakwica business yawe. Satani neza akinjira muri business yawe akayica. Ashobora kwica umuryango wawe ukapfa uhagaze. Ashobora kukwicira akazi, ashobora kukwicira imikorere, ashobora kukwicira iterambere. Muri ibyo byose rero aba yarishe, dushobora gukoresha amaraso Yesu Kristo nk'intwaro bikazuka. Dushobora gukoresha amaraso Yesu Kristo nk'intwaro, ibyo bintu bikongera bigahabwa ubuzima, ibyo bintu bikongera kubaho. Iyo wakoresheje amaraso Yesu Kristo abasha gusubiza ubuzima ibyari byambuwe ubuzima. Amaraso Yesu Kristo ashobora gusubiza ubuzima business yawe. Amaraso Yesu Kristo ashobora gusubiza ubuzima ingingo zawe ubona zapfuye ku mubiri wawe. Amaraso Yesu Kristo ashobora gusubiza ubuzima ayo maso yawe cyangwa ayo matwi yawe. Ndavugana n'umuntu ufite ikibazo cy'amaso cyangwa se cy'amatwi. Koresha amaraso Yesu Kristo mu isengesho, urekurira amaraso Yesu Kristo kuri ayo matwi yawe no kuri ayo maso yawe, urebe ko bidahabwa ubuzima. Izere imbaraga ziri mu maraso Yesu Kristo, urebe impinduka zikubaho.
amaraso ya Yesu Kristo iyo wayizeye ukayizereramo ubushobozi buzura ibintu, abasha kuzura ibyapfuye. Amaraso Yesu Kristo ashobora kuzura uburyo bwo kwakira kwawe. Satani yishe uburyo bwo kwakira, ntucyakira n'ikije cyose mu biganza byawe gihita gipfa, kuko ibiganza byawe bisa nk'ibyangijwe bitagifite ubuzima bwo kwakira. Iga gusenga urekurira amaraso Yesu Kristo ku biganza byawe, urebe ko ibiganza byawe bitahabwa ubuzima n'icyo wakiriye kigahabwa ubuzima. Reka rero twihute tubanze dusome ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera, ubundi ijambo amaraso rigaragara muri Bibiliya inshuro 322. Uvuze ijambo amaraso urumva Bibiliya yagarutse ku maraso cyane. Rero iyo ikintu Bibiliya igarukaho cyane kiba gifite agaciro gakomeye. Noneho reka dusome mu Balewi hano igice cya 17 n'umurongo waho wa 11, turebe agaciro k'amaraso. Abalewi igice cya 7, ubwo tugiye kureba imbaraga ziboneka mu maraso, turebe ukuntu amaraso ashobora kuba ari mu buzima, amaraso ariyo ava mu buzima cyangwa se ariyo atanga ubuzima. Abalewi igice cya 17, Abalewi igice cya 17 kuva ku murongo wa 11 aravuga ngo kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso, nanjye nyabahereye gusukwa ku gicaniro ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ariyo mpongano ayahindurwa n'ubugingo buyarimo. Urumva ko hano ijambo rivuga ko amaraso twayahawe nk'impongano y'ubugingo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri birivuga ngo kuko amaraso ariyo mpongano y'ubugingo kandi ahindurwa ubugingo. Niko ijambo rivuga ngo kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso, nanjye nyabahereye gusukwa ku gicaniro ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu. Igihe gikwiye Imana yabonye yuko dupfuye, dushize, turimbutse, ubugingo bwacu butagifite cyangwa se ubuzima bwacu butagifite ubuzima, iduha amaraso Yesu Kristo ngo atubere impongano y'ubugingo. Niyo ngo aya maraso Yesu Kristo rero twahaye ngo atubere impongano y'ubugingo, abasha kuzura ibyapfuye bikabaho, abasha gusubiza ibintu bidafite ubugingo bikagira ubugingo. Iyo tuvuga gupfa kw'ikintu, ni ikintu kiba cyavuye mu bugingo. Gupfa k'umuntu ni ubugingo bumuvamo, umubiri ugasigara hariya. Noneho hano ijambo rivuze yuko tubwiye yuko Imana yaduhaye amaraso nk'impongano y'iki? Y'ubugingo. Bishatse kuvuga ngo umuntu ubugingo bwavuyemo umwaturiyeho amaraso ya Yesu Kristo. Ibuka ko Bibiliya mu Baheburayo hatubwira ko amaraso ya Yesu Kristo avuga. Reka twihute cyane dusome icyo cyanditswe. Ndagaruka ahangaha ntabwo ndahava, ndacyasobanura ubushobozi buri mu mbaraga cyangwa se ubushobozi buri mu maraso. Ubushobozi buri mu maraso nicyo dushaka kuvuga cyane, kugira ngo mu gihe utangiye gusenga ushaka gusubiza ubuzima ibyapfuye, igihe ubyatura amaraso Yesu Kristo umenye n'iki kijya imbere. Haravuga ngo mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya, mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ya Abeli. Abo ni Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 24. Handitswe ngo mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya, mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha aya Abeli. Ni ukuvuga ngo aya maraso iyo uyatuye ku buzima bwawe, ku kintu cyapfuye, iyo ataravuga, aravuga ntabwo ahora mu isi y'umwuka, barimo aravuga, kandi icyo avuga
ikiza, avuga kubaho kw'icyapfuye, avuga kubaho kw'ikitariho, avuga ubuzima, avuga ukongera guhabwa cyangwa gusubiramo ubugingo. Aya maraso Yesu Kristo rero sobanukirwa agaciro kayo cyane, noneho wige kuyakoresha, uyakoreshe uzura icyo ubona cyapfuye mu buzima bwawe. Ubundi nakubwiye ngo Satani mu kazi kiwe cyane cyane zimwe mu nshingano ziwe no kwica, no kwiba, no kurimbura. Ariko Yesu yavuze ngo ngewe nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi ubugingo bwuzuye. Noneho mu cyanditswe turimo turasoma rero tugarutse muri kiriya cyanditswe cy'Abalewi, muri kiriya cyanditswe cy'Abalewi kitubwiye yuko ngo twahawe amaraso. Imana imaze kubona ko abantu bamanukiwe n'umwanzi Satani, kandi abamanukiye afite umujinya mwinshi, azi ko igihe asigaranye ari igihe gitoya, kandi kimumanuye ari ukugira ngo yice, ari ukugira ngo arimbure buri kimwe cyose. Ntabwo ari ukwica umubiri wawe gusa, ahubwo no kwica imitungo yawe, no kwica imikorere yawe, kwica umuhamagaro, kwica impano, kwica zimwe mu ngingo zawe, ukaba wagenda ariko zimwe mu ngingo zawe zarapfuye. Imana imaze kubona ko isi imanuriwemo n'ikiremwa cy'ikigome kandi gifite uburakari bwinshi bwo kwica n'ubugome bwinshi bwo kwica, kandi cyica mu buryo butandukanye, kikambura ibintu byari bifite ubugingo, bya bintu nibe bigifite ubuzima, ibintu nibe bigifite ubuzima, kikaza kigakura ubuzima mu byo umuntu yakoraga neza, ukabona birangiritse, birapfuye, urugo rurangiritse, umuryango urangiritse, ugapfa uhagaze, bizinesi igapfa zihagaze, ugasanga imikorere yawe ipfuye ureba. Imana imaze kubona ko ibyo bintu rero nta yindi solution, nta kindi gisubizo yatanga mu bantu, yaha abantu bayo kuko idukunda. Niko kuvuga ngo rero sasa ngo kuko ubugingo, wumvise ijambo ravuga ngo kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso, nanjye nyabahereye gusukwa ku gicaniro ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ariyo mpongano ahindurwa n'ubugingo buyarimo. Amaraso ngo niyo mpongano ahindurwa n'ubugingo buyarimo. Amaraso Yesu Kristo rero arimo ubugingo, arimo ubuzima, arimo kubaho. Usibye kuba tweza ibyaha akaduhanaguraho ibyaha, akadukuramo ibicumuro, amaraso Yesu Kristo aduha ubuzima. Kandi aya maraso Yesu Kristo aha ubuzima ikintu cyose cyamaze kwamburwa ubuzima. Ukeneye kumenya uburyo ugomba gusenga ukoresha aya maraso Yesu Kristo kugira ngo icyapfuye cyose mu buzima bwawe cyongere gihabwe ubuzima. Yes, ubundi Imana arizi ko dushobora guhura n'ibintu bikomeye bidukomereye. Yarizi ko dushobora guhura n'intambara zidasanzwe. Yarizi ko Satani ashobora kwica amasurusi cyangwa se amasoko tukuramo ibyo dukeneye, tukuramo ibyo dukoresha mu buzima bwacu. Yarazi ko Satani yakwica ayo masoko yose cyangwa inzira zose zibasha kugutunga. Yarazi yuko ashobora kwica inzira zose zibasha gucamo umugisha wawe. Imana iravuga ngo nta kindi aba bantu nabakorera, reka mbahe amaraso y'umwana wanjye azajya asubiza ubuzima ibyo bya umwanzi yishe. Reka dusome muri Yesaya mu gice cyaho cya 25 n'umurongo waho. Yesaya igice cya 25 n'umurongo waho wa 7. Ijambo ritweretse yuko amaraso ya Yesu Kristo ubwayo aravuga iyo aminjagiwe ku kintu, akaminjagirwa ku kintu, kuko ijambo ryavuze ngo mwegereye umuhuza
w'isezerano rishya mwegera amaraso aminjagirwa avuga ibyija. Nuvuga ngo uyaminjagiye ku buzima bwawe mu buryo bw'isengesho, ntabwo aya maraso yakwikoresha kugira ngo akore. Bisaba kugira ngo uyature ku buzima bwawe, uyature ku mibereho yawe, uyature ku bintu ubona byangiritse. Kugira ngo amaraso Yesu akore, bisaba kugira ngo mu isengesho ryawe no mu kanwa kawe nawe uyizeye uza agaciro kayo, utangire kuyakoresha uyatura ku buzima bwawe. Wumvise rero ko Imana yaduhaye amaraso igihe ibintu byapfuye. Ntabwo ari igihe cyo kuborogera abantu, ntabwo ari igihe cyo gutakira abantu, ntabwo ari igihe cyo kujya kugisha inama aho bitari ngombwa, ntabwo ari igihe cyo kwirukankira mu miryango ngo urire uboroge, ntabwo ari igihe cyo kwirukankira ku nshuti n'abavandimwe, ahubwo kiba ari igihe cyo guhagararana amaraso ya Yesu Kristo, ugatangira gusenga uyakoresha uyatura kuri bya bintu ubona byanze. Reka rero twihutire muri Yesaya igice cya 25. Turaza kugaruka aho ngaho nyine nababwiye yuko turi kuri topic yo gukoresha amaraso Yesu Kristo tuzura ibyo tubona byapfuye mu buzima bwacu bitakiriho se cyangwa utabona inzira zabyo. Yesaya 25 umurongo waho wa 7. Yesaya 25 umurongo waho wa 7. Yesaya 25 umurongo waho wa 7 handitse ngo kuri uyu musozi niho azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso y'abantu bose, kandi n'igitwikizo gitwikiriye amahanga yose, kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo izagikura ku isi hose. Uwiteka niwe ubivuze, amen. Reka nsubire muri iri jambo. Ijambo riravuze ngo kuri uyu musozi niho azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu bose, kandi n'igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose, kandi urupfu azarumarira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Uwiteka niwe ubivuze. Zirikana ko Kristo yajyanywe ku musozi w'Igorogota, abaho ngaho ariho amanikwa ku musaraba, nyuma yo gukubitwa, nyuma yo kumena amaraso menshi. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo kuri uwo musozi, kuri uyu musozi niho azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure. Ku musozi we Yesu yapfiriyeho akamena amaraso ye akava mu mubiri we, kuri uwo musozi Yesu yameneyeho amaraso, aho niho azakuriraho igitwikirizo gitwikiriye, cyangwa se azamariraho igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu. Hari igihe Satani aza akagutwikiriza igitwikirizo cy'agahinda, cy'akababaro, cy'ubukene n'ubutindi. Ukaba ufite ubwenge, ariko bitewe n'ubukene ufite ubwenge bwawe ntibugaragare. Ukaba uri umukobwa ufite uburanga rwose, ufite isura washaka wabenguka kubaka urugo, ariko bitewe n'igitwikirizo cy'imico runaka mibi Satani yakwambitse, ntugaragare nk'umukobwa wawe kubaka urugo, ukagaragara nk'umukobwa w'imaraya. Satani yarakwambitse icyo gitwikirizo cy'uburaya. Noneho kuko yakwambitse igitwikirizo cy'uburaya, akagucerereza uri mu buraya, igihe cyo kubaka urugo kikakurengana. So nuvuga ngo rero kuri uwo musozi n'ijambo rivuze ngo Uwiteka Umwami Yesu azagukura icyo gitwikirizo cy'ubwirabure. Nta kindi kigitwikirizo nta kindi cyagikuraho n'aya maraso ya Yesu Kristo. Amaraso Yesu Kristo Satani yaragiye yica suruse zose za hejuru hawe, agutwikiriza igitwikirizo kugira ngo utagaragara, agutwikiriza igitwikirizo
cy'indwara, agutwikiriza igitwikirizo cy'ikimwaro n'igisuzuguriro, agutwikiriza igitwikirizo cy'ubushomeri. warize ufite amashuri menshi ariko yaraje agutwikiriza igitwikirizo cy'igishomeri, n'amashuri yawe ntagaragara ko wize, yabaye nta kubonekaho bitewe n'icyo gitwikirizo cy'ubushomeri. yishe suruse z'ibigomba kukubeshaho z'uburyo imibereho, yishe suruse zo guhindurirwa imibereho kwawe, akwambika ikindi gitwikirizo. ariko ijambo riravuze ngo kuri uyu musozi niho umwami Yesu, niho Uwiteka azamaraho igitwikirizo cy'abantu be. kandi hepfo tugakomeza ngo kiri mu maso y'abantu be, ngo kandi ngo gitwikiriye n'amahanga yose, ngo kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. amaraso Yesu Kristo abasha kumira urupfu akarumira bunguri. amaraso Yesu Kristo amira urupfu. uyu Yesu yamize urupfu arumirishije amaraso ye, arumira bunguri kugira ngo rutabasha kwangiza ubuzima bwawe, arumira bunguri kugira ngo rutabasha kugutwara imburagihe, arumira bunguri kugira ngo rutabasha kwica destination yawe, arumira bunguri kugira ngo rutabasha kwica umuhamagaro wawe, arumira bunguri kugira ngo rutabasha kwica urubyaro rwawe, arumira bunguri kugira ngo urwo rupfu rutabasha kwica impano zawe. Yesu yamize urupfu arumira bunguri, arumirishije amaraso ye. iyo rero dusenga tukarekura amaraso Yesu Kristo ku byapfuye, amaraso Yesu Kristo ahitamira rwa rupfu rwari ruri mu byapfuye, ibyapfuye bikongera bigasubizwa ubuzima biciye muri aya maraso Yesu Kristo. ndagira ngo utangire mu kanya gusenga urekurira amaraso Yesu Kristo kuri buri kimwe cyose ubona kishe ejo hawe. amaraso Yesu Kristo arahita amira icyo kintu cyari cyarishe ejo hawe, arahitamira uwo mwuka w'urupfu wari warishe intambwe zawe, wari warishe imbere hawe. amaraso Yesu Kristo afite ubutware, afite ubushobozi bwo kumira buri kimwe cyose. ndumva mfashijwe cyane iyo dusomye Yesaya nanone umurongo w'8 ku gice cya 9. hanyuma ntabwo ndi butinde muri iyi topiki, tureta twinjira mu mwanya wo gusenga, Yesaya nanone, Yesaya niho twari turi. Yesaya mu gice cyaho cya Yesaya mu gice cya 8, Yesaya 8, Yesaya 8 mu gice cyaho cya 9 handitswe ngo nimwiyunge mw'amahanga mwe ariko muzavunagurika, kandi namwe abo mu bihugu bya kure nimutega amatwi mwese mukenyere ariko muzavunagurika, kuko mukenyeye ariko muzavunagurika. ariko duhereye twari dusomye Yesu, dukomeze ku murongo wa 10, 8, 9. twari turi muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 9 n'uwa 10. wa 10 kavuga ngo mujye inama, ariko inama izo nama zizapfa ubusa, nimuvuga n'ijambo ntirizahama, kuko Imana iri kumwe natwe. Uwiteka yamfatishije ukuboko kwe gukomeye, aranyigisha ambwira yuko ntakwiriye kugendera mu migambi y'ubu bwoko. uyu murongo dusomye, ijambo ryavuze ngo nimwiyunge mw'amahanga mwe ariko muzavunagurika. Imana yarizi ko hari ibintu, imyuka ishobora kwiyunga, ariko ijambo riravuze ngo ngo kandi namwe abo mu bihugu bya kure nimutega amatwi mukenyere ariko muzavunagurika. nuko mukenyere ariko muzavunagurika. imbaraga z'umwanzi zishobora gukenyera zigakenyerera kukurwanya, imbaraga z'ubukene zigakenyerera kukurwanya, z'indwara zigakenyerera kukurwanya, iz'amadeni nuko nguko, z'uruvugo nuko nguko.
kwangwa gutabwa nuko ugasanga watawe uri wenyine umeze nka wa mwana wo muri Ezekiyeli igice cya 16 watawe ku gasozi, ugasanga watawe impande n'impande. Iri jambo rero riravuze ngo nubwo uhagurukiwe kandi bagukenyereye, ibyo byagukenyereye bizagira gute? Bizavunagurika. Ijambo rero ngo mujye inama, ariko izo nama zizapfa ubusa. Hari Imana arizi ko hari igihe abadayimoni bajya inama, n'imyuka mibi ikajya inama, n'abarozi bakajya inama, ariko ijambo rivuze ngo izo nama zizapfa. Ikuzimu bashobora gukora inama ku bwawe, ijambo rivuze ngo izo nama zizapfa, izi zizicwa n'izina rya Yesu Kristo n'amaraso. Ngo nimuvuga n'ijambo ntirizahama, ntihagira n'imitongero utongerwa, ntabwo izahama, kuko Imana iri kumwe natwe. So igihe turi mu ntambara zitandukanye, igihe twagoswe iburyo n'ibumoso, igihe tuba turi mu bitero binyuranye, nta gihe uba ufite cyo gutakaza, cyo kwiheba cyangwa kwiganyira. Nta gihe ugomba kugira cyo gutaka no kuborogera abantu bakumvira ubusa. Hari igihe umuntu atakira abantu bakamwumvira ubusa, haba ugasanga barimo barahanana amakuru, buri wese bakuvuga. Wari uzi ngo ugiye gutabaza mwene so, ugiye kumubwira ikibazo ufite, wenda ngo yagufasha, ahubwo ugasanga kumviye ubusa, agatangira gutanga ya makuru yawe ku wundi muntu. Rekeraho. Iyo ubona ibintu byanze impande n'impande, ubona hari ibintu byapfapfanye, byangiritse, nta kindi usabwa gukoresha, nta kindi usabwa kwambaza keretse isengesho rikoresheje amaraso Yesu Kristo. Wumvise ko ijambo rivuze ngo nabahaye amaraso kugira ngo abe impongano. Amaraso Yesu Kristo ashobora kukubera impongano ku byari bigiye gupfa, bikongera bigahabwa ubuzima. Amaraso Yesu Kristo ashobora kukubera impongano ku byapfuye nabyo ubwabyo. Mvuze ibintu bibiri: hari ibyendaga gupfa, business wabonaga igiye gupfa, urugo wabonaga rugiye gusenyuka, fiançailles yari igiye kuvaho, agakiza wabonaga kakenderaga, ubuzima bw'umwuka bwagendaga buzima. Ibyo byose ushobora gukoresha amaraso Yesu Kristo bikongera bigahabwa ubuzima. Hari umuririmbyi ukunda kuririmba ngo niwe uzura ibyapfuye bikongera bigahabwa ubuzima. Iyo ndirimbo ndayikunda, n'umuririmbyi ukunze kuririmba iyo ndirimbo ngo azura ibyapfuye bikongera bigahabwa ubuzima, ibitariho bikongera bikabaho. So amaraso Yesu Kristo rero arahari, yature kuko ubwayo niyo umaze kuyatura ukayarekurira ku kintu. Tubonye ijambo ryavuze mu Baheburayo 12:24 ryavuze yuko twegereye umuhuza w'isezerano rishya, twegera n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza. No kuvuga ngo tubona ko amaraso Yesu Kristo iyo yarekuyeyo ntabwo ukayarekurira ku kintu, bitewe n'ubushobozi bwawe n'imbaraga zayo, akomeza kuvuga cya kindi wayatumye, cya kindi wayarekuriyeho. Icyo wayarekuriyeho niba icyo wayarekuriyeho waturaga ko kigomba guhabwa ubuzima. Amaraso Yesu Kristo akomeza kwatura ubuzima kwa cya kindi wayarekuyeho kugeza igihe kiboneye ubuzima. Ni wowe rero usabwa kumenya agaciro k'amaraso Yesu Kristo. Mu ntambara ubona zakugose, mu nama ubona ziba zakozwe ku bwawe, zigakorerwa ubuzima bwawe n'imibereho yawe kugira ngo bwangizwe cyangwa se imibereho yawe kugira ngo ikurweho, koresha amaraso Yesu Kristo atatanya izo nama, avuruga izo nama. Koresha amaraso Yesu Kristo ku gihe ubona hari imbaraga zagukenyereye kugira ngo zikurimbure, cyangwa se ubona hari imbaraga zishize hamwe zikishyirira hamwe kukurwanya. Ubu ukeneye gukoresha amaraso Yesu Kristo. Reka soreza hano dusenga. Vuga uti: Data, mu izina rya Yesu Kristo, Mana iganje mu ijuru no mu isi, wowe wambabariye ibyaha byanjye biciye muri Yesu Kristo, ndasabye kugira ngo amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo
arekurirwe ku bugingo bwanjye, arekurirwe ku mutima wanjye. Amaraso ya Yesu Kristo arekurirwe ku buzima bwanjye bw'umwuka, arekurirwe ku buzima bwanjye bw'umubiri, kugira ngo icyari cyapfuye cyose biciye mu maraso Yesu Kristo gihabwa ubuzima. Yesu Kristo, amaraso yawe nyarekuriye ku mutima wanjye kugira ngo uzurwe mu izina rya Yesu. Nyarekuriye mu bwenge bwanjye, nyarekuriye mu kwizera kwanjye kugira ngo kwizera kwanjye guhabwe ubuzima biciye mu maraso yawe Yesu Kristo. Nakiriye ubuzima buciye mu maraso yawe Yesu Kristo. Nakiriye kwizera gufite ubuzima mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndarekurira amaraso Yesu Kristo ko gakiza kanjye kagendaga gacendera kazoke mu izina rya Yesu Kristo, gahabwa ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Ndekuriye amaraso Yesu Kristo ku kintu cyose nabonaga cyagendaga gipfa mu buryo bw'umwuka n'icyapfaga mu mubiri, ndatura ngo kizoke gihabwa ubuzima mu izina rya Yesu Kristo, gihabwa ubuzima mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndatura ngo gihabwa ubuzima mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Jambo rivuze yuko Uwiteka wampaye amaraso yawe, kuko amaraso ari mu bugingo katika jina la Yesu. Reka amaraso Yesu Kristo azane ubuzima mu mikorere yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso Yesu Kristo azane ubuzima, azane ubuzima mu bintu byose byari bimaze gupfa mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso Yesu Kristo azane ubuzima mu gice cy'ubukungu bwari bwarapfuye, gice cya ekonomi cyari cyarapfuye, nkirekuriyeho, nkimindagiriyeho. Amaraso Yesu Kristo, ekonomi yanjye habwa ubuzima mu izina rya Yesu Kristo no mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndatura ngo amaraso Yesu Kristo nyarekuriye mu gice cy'amagara yanjye, buri ngingo zose zanjye zidari zifite ubuzima zirekuriyeho, nzaturiyeho amaraso Yesu Kristo. Amaraso Yesu Kristo, jambo rivuze yuko avuga, ndatura ngo amaraso Yesu Kristo avuge kubona kwanjye. Ndabonye mu izina rya Yesu Kristo, ndabonye mu izina rya Yesu Kristo. Ndaturira amaraso Yesu Kristo ku ngingo zanjye zose zitari zifite ubugingo, zitari zifite ubuzima. Ingingo zanjye zihawe ubuzima mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo niyaturiyeho. Ndabohotse, ndabohotse, ndekuriye amaraso Yesu Kristo katika jina la Yesu. Ndekuriye amaraso Yesu Kristo kuri destination yanjye yari imaze kwangirika mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo biciye mu maraso Yesu Kristo destination yanjye ihawe ubuzima, nyicayemo mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndekuriye amaraso Yesu Kristo kuri buri kimwe cyose, ku butunzi bwanjye, ku mafaranga yanjye, ku kazi kanjye kari karapfuye. Nkarekuriyeho amaraso Yesu Kristo, nkaturiyeho amaraso Yesu Kristo. Akazi kanjye kabaye kazima, imikorere yanjye yose ibaye mizima mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndekuriye amaraso Yesu Kristo ku bintu byose ubwami bw'umwijima bwari bwarishe, mu buryo bw'imibereho, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ubuzima, byose mbinyanyagijeho, mbimindagiriyeho amaraso y'umwana w'Imana ayabaye impongano, kugira ngo mbashe kwakira iby'Imana nteganyirije muri Yesu Kristo. Urakoze mwami ko nakira imigisha. Uwiteka Mana, urakoze ko nakira imigisha. Bwira Uwiteka ngo Mana, urakoze kumpaye imigisha yanjye, urakoze kuzuye ibyapfuye byose muri nge no hanze yanjye. Shima Imana uyibwire ngo urakoze kuzuye ibyapfuye muri ngewe no hanze yanjye, mu mibereho yanjye igaragara no mu mibereho yanjye itagaragara. Data, turagushimiye ko uzuye ibyapfuye mu mibereho yo mu mwuka no mu mibereho yo mu mubiri, mu mibereho igaragara no mu mibereho itagaragara, mu izina rya Yesu, mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo, mu bushobozi bw'amaraso Yesu Kristo, mu butware bw'amaraso Yesu Kristo, mu buhangange bw'amaraso Yesu Kristo. Twatuye ko duhawe ubuzima, natuye ko aba bantu bahawe ubuzima, natuye ko bankurikiranaga ku isengesho ribohora bahawe ubuzima kandi gaciye muri iri sengesho, babohorewe muri aya maraso Yesu Kristo biyaturiyeho, nanjye mbaturiyeho. Ni mu izina ry'uwambwe agapfa kazuka tubisabye Imana Data, twese twizeye ko bikozwe. Amen, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Wari kumwe na Pastor Justus.
ushaka kudutera inkunga no kudushyigikira kugira ngo mu gihe gikwiye tubone za kamera tujye dukora live nk'abandi, nimero yacu iri hariya iba iri kuri screen. Uwiteka aguha umugisha. Ntugende rero udakoze sabone cyangwa subscribe na like na share, byose Uwiteka aguha umugisha kandi akugirire neza. Izerere muri iri sengesho, ntushidikanye, kuko amaraso Yesu Kristo uyaherewe mu buzima, kandi nubwo dushoje gusenga rino sengesho yo arakomeza kuvuga cya kindi wayasabiyemo cyangwa wayaturiyeho, arakomeza kugiha ubuzima. Shalom shalom, mugire ibihe byiza.